ni amategeko 12 ya karma. Ese karma uzi icyo ari cyo? Uyu munsi tugiye kurebera hamwe amategeko 12 ya karma nk'uko agaragazwa n'abahanga. Aya mategeko yahindura ubuzima bwawe uramutse uyubahirije neza 5 kuri 5. Ndabaha ikaze. Igihe ritwa Mr. Sam. Nibitera kuri subscribe hano kuri Mukire Entertainment. Uyu mwanya kuba wakora subscribe, ikiganiro nagasobanuye motivation, muhaye ikaze. Amategeko 12 ya karma. Uraza gusobanukirwa karma ibyaha byo nyuma yo kumva aya mategeko. Itegeko rya mbere, itegeko rikuru kurusha andi yose muri karma, ibyo uha ubuzima byaba byiza, imbaraga ubishyiramo, ibikorwa bibi, ibyiza, ibyo ukora, ibyo ushobora kuba wakurikiza mu buzima bwawe, ibyo byose bimeze nk'imbuto uba urimo kubiba. Cyose uko ubikora, imbaraga ushyiramo, umurava ushyiramo, bibe byiza cyangwa se bibi, ko bikugarukira ndetse n'umusaruro wabyo ukangana n'imbaraga wabitakajemo. Iri ni itegeko rya karma, the great law of karma. Ni itegeko rya mbere. What you give to life, whether kindness, effort or negativity, will return to you. Your action are like seed. Ibyo ukora byose, ibikorwa byawe bimeze nk'imbuto, bibe byiza, bibe bibi, bibe imbaraga zose ushyiramo, ibyo byose bigenda bikugarukira hashingiwe kuri iri tegeko rya mbere rya karma. Itegeko rya kabiri ni itegeko ryo kurema. Ubuzima ntibuhinduka kubera kutegereza cyangwa se ibyo ushobora kuba wakora ejo hazaza. Ibyo wifuza gukora, ibyo wifuza kugeraho, ntabwo bihinduka bitewe no kubitekerezaho gusa, ahubwo ni itegeko rishingiye ku gikorwa. Ndetse ibyo ukora, ibyo urema, ibyo byose nibyo bibasha kuba byaguha cyangwa se byarema ejo hazaza. Law of creation. Life doesn't change by waiting. You must take active step to create the future you want. Iri ni itegeko rivuga ko mu gihe cyose, niba ari ibintu ushaka kurema, niba ari ikintu ushaka guhindura, ubwo uragira icyo ugikoraho. Ushaka guhindura ahazaza hawe, ntabwo ibintu nyine byikora, byose bizategwa n'imbaraga wabisizemo, ndetse n'ibyo ushaka kureba byose bigomba kuzahindurwa no kuba hari icyo wabikozeho. Ntabwo uzicara ngo utegereze gusa nka kumwe abantu bajya bategereza ngo urategereje nta kintu wakoze ngo hazagira igihinduka ku buzima bwawe. Itegeko rya gatatu rya karma ni itegeko ryo kwicisha bugufi. Mbere yo gukora ndetse no guteza imbere abandi no kwiteza imbere wowe ubwawe, ugomba kwemera ko ubuzima bwawe buhagaze, ari aho buhagaze uri umuntu umwe nk'ikiremwa ku isi. Ibyo ushoboye, hari ibyo udashoboye, hari abakurenze, hari nabo nawe urenze. Ibyo byose ukabasha kuba wabyemera mu ntambwe zabyo zose hano ku isi mu gihe uri ku isi. Byita the law of humility. You must accept your current reality and mistake before you can grow. Ni ukuvuga ngo ugomba kwakira wowe wahise amakosa yawe mbere yuko utangira gukura. Amakosa wakoze, ibyo byose ntukabyirengagize ngo wibeshye nyine wowe ubwawe ngo wibeshye. Ugomba kwibwiza ukuri, ukabuza ukuri kwawe, ukakira hahise hawe mbere yuko utangiza intambwe zo kwiteza imbere cyangwa se zo guhindura wowe ubwawe. Itegeko rya kane ni itegeko ryo gukura. Impinduka zitangirira muri wowe ubwawe. Wowe iyo wahindutse nabwo impinduka zishobora kuba zagaragara. Kwibanda ku gutekereza guhindura isi cyangwa se guhindura abandi, ibyo byose ntabwo ari ingenzi cyane. Wicyo ukwiriye gushyira imbaraga n'umwete wawe ni ukwihindura wowe ubwawe. Hindura imico yawe, imyitwarire, hanyuma n'ibindi by'abandi ushaka guhindura cyangwa se wumva ko hari icyo wahinduraho bizaza nyuma wowe umaze kwihindura. Baryita the law of growth. Change begin within, focus on growing on your own character rather than trying to control others. Itegeko rivuga ko nyine niba ushaka impinduka, hinduka wowe ubwawe mbere yuko utekereza kugira ibyo uhindura ku bandi. Itegeko rya gatanu rya karma ni itegeko ryo kwiyemeza no kwemera inshingano. Fata inshingano ku buzima bwawe, amahitamo yawe ni ukwitwara kubibaho ibikubaho byose, ibyo abandi bashobora kuba bakuzanira cyangwa se ibyo wagizemo uruhare n'ibyo utagizemo uruhare, ibyo byose haba hari uburyo ugomba kubyakiramo kandi utabashije kuba wablaminga abandi. Baryita law of responsibility. Own your life choice and reaction. Stop blaming others for your circumstances.
nuvuga ngo ubuzima bwawe ni inshingano zawe, ukwiriye kubuyobora, kubugenga, amahitamo yawe uko ubyitwararikaho. Ibyo byose bitabaye ngombwa ko ujya kublaminga abandi. Niba ikintu kikubayeho ntabyo gushakishiriza impamvu ku bandi ngo hari uburyo babiteye, impamvu ku bandi n'ibiki. Ibyo byose ni itegeko rya 5 rya karma. Itegeko rya 6 rya karma baryita law connection, mikoranire y'abantu n'ibintu. Amahitamo yose ukora, bimwe amahitamo matoya, amahitamo y'igihe kirekire, ibyo byose ibintu ukora bito bito bya buri munsi nibyo bibasha kuba byahindura ejo hazaza hawe. Babyita law of connection. Every small choice is connected to your future. Consistent small action led to significant result. Tuvuga ngo ni itegeko ryo kureba cyangwa se ry'imikoranire. Amahitamo mato ukora yawe ya buri munsi niyo abasha kuba yakugeza ahazaza. Utuntu duto ukora buri munsi natwo twabasha kuba twagira impinduka tuzazana mu buzima bwawe bw'ejo hazaza. Itegeko rya 7 rya karma ni itegeko ryo kwibanda ku gukora cyane ndetse no kugira intumbero. Ryita the law of focus. Direct your energy toward one important goal at time rather than scattering it destruction. Ni itegeko ryo kwibanda ku kintu kimwe, imbaraga zawe ukazishyira ku ntego imwe ushaka kuzuza mu buzima bwawe. Iyo ntego akaba ariyo y'ingenzi cyane izakugeza no ku bindi. Ntabwo ari itegeko rigushishikariza gukora ibintu byinshi kugira ngo uzagire icyo ugeraho. Fata ikintu kimwe cy'ingenzi ukibandeho, baryita law of focus, cyangwa se itegeko ryo kwibanda ku kintu kimwe cyo kugira intumbero imwe ifatika, ukagikoraho paka gitanze umusaruro, kikazaba amarembo ku bindi byose wifuza kugeraho. Itegeko rya 8 rya karma baryita law of giving and hospitality. Ni itegeko ryo gutanga no kwakira. Intangagaciro zawe, ibyo utanga nibyo wakira. Ugomba gufasha abandi, ukagira ubugwaneza, urukundo, ugafasha uburyo bwose ubishoboye. Ibyo byose gori nabyo bizakugarukira hashingiwe kuri iri tegeko rya karma. Baryita law of giving and hospitality. Value must be proven through action, offer support, kindness and time to others. Ibyo utanga, ibikorwa byawe, ubugira neza bwawe, ibyo byose, urukundo utanga, ibyo byose nibyo bikugarukira hashingiwe kuri iri tegeko rya 8 rya karma. Itegeko rya 9 rya karma ni itegeko ryo kubaho nonaha, baho ubu, now, of here and now. Ugomba kubaho utari kurebera mu byahise cyangwa se ahazaza, kuko igihe ufite cyonyine n'uyu munsi. Law of here and now. Stop dwelling on the past, worry about future, focus your power on present moment. Itegeko ryo kutareba ahahise n'ahazaza, ukareba uyu munsi. Imbaraga zawe zose, ibikorwa byawe byose ukabibasha kuba wabikora mu gihe urimo uyu munsi, ntabyo gutekereza ahazaza n'ahahise, kuko ni igihe kiba cyararangiye cyangwa se ni igihe kitabaho. Itegeko rya 10 rya karma ni itegeko ry'impinduka. Impinduka, amasomo y'ubuzima ashobora kuba yakomeza kwisubiramo kugeza igihe cyose uyumvise neza, agahindura imyitwarire yawe. Bayita law of change. Reason will repeat until you run down and change your behavior. Kuvuga ngo amasomo y'ubuzima yisubiramo, akunda kwisubiramo cyane. Amakosa gukora n'ibindi byose byo mu buzima bikisubiramo kugeza igihe uzabikuriramo amasomo. Ni ukuvuga ngo ugomba gukora ibishoboka byose ikintu kibaye ukagikuramo amasomo, kuko niyo cyaba kibi n'ubundi hashingiye kuri iri tegeko rya karma bivuga ko n'ubundi kiba kizongera kwisubiramo kugeza igihe uzagikuriramo isomo. Itegeko rya 11 rya karma, itegeko ryo kwihagararaho. Law of patience and reward. Meaningful growth require consistent long-term effort and patience. Ni itegeko ryo kwihagararaho ndetse no kwiteza imbere hashingiye ku mbaraga z'ibintu ushobora kuba wakora cyangwa se usubiramo mu gihe cy'igihe kirekire. Hashingiye ku kwihangana kwawe, ibyiza byose ukora cyangwa se nubwo byaba bitoya, ariko ugenda ubisubiramo. Consistency ari ibintu byiza bigomba kuba byakugeza ku nzozi zawe cyangwa se ku ntego zawe z'igihe kirekire, mu gihe ubyihanganiye nubwo byaba bikuvuna, ariko ugenda ubikora. Repeat, consistency. Itegeko rya 12 rya karma
baryita law of significance and inspiration. Ni itegeko ry'agaciro no kwiyemeza no kwigiramo akanyabugabo ko kuba wakora ibintu. Ibikorwa byose ushobora kuba wakora, ingaruka zabyo bishobora kuba byaba byiza ku bandi, mu gihe ari byiza ku bandi nawe nibyo bikugarukira. Ni itegeko rivuga ko ugomba gukora ibintu byiza kandi bishobora kuba byagira icyo bifasha abandi. Ibyo ukora ingaruka zishobora kuba byagira cyangwa se uburyo bishobora kuba byafashamo abandi, nubwo kaba akantu gatoya. Udukorwa duto ushobora kuba wakora dushobora kuba twazana impinduka nini cyane kandi yagira ingaruka nziza cyangwa mbi ku bandi mu gihe wabikora neza, cyangwa se mu gihe byaba ari ibintu byiza bikaba byagira ingaruka nziza ku bandi. Nta gusuzugura udukorwa twose duto ushobora kuba wakora buri munsi. Aya ni amategeko 12 ya karma. Ese iryagushimishije ni irihe? Ese usobanukiwe karma ibyo ari byo? Niba hari ibyagushimishije cyangwa se hari ikindi gitekerezo wumva watanga kuri iki kiganiro, ujye muri comment. Ikiganiro bakita agasobanuye motivation, geritwa Mr. Sam.